ngira ngo muramubona neza uburyo ari kubyina bidasanzwe, uburyo ari kubyina imbyino zidasanzwe. Uyu mugabo yakomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize, gusa nyuma y'ibi byose yagize byinshi atangariza abanyarwanda uko byari byagenze ku bantu bari bakomeje kuvuga ko yari yagasomye kugira ngo anezerwe mu buryo budasanzwe. Tugiye kugaruka rero kuri uyu mugabo wabyinnye izi mbyino agaca igikuba ku mbuga nkoranyambaga mu minsi mike ishize, ubwo yishimiraga umugeni we, yishimira ubukwe bwe. Abantu benshi bakibaza icyabimuteye. Reka mbagize inkuru yose uko yakabaye. Ni Pilot Rwanda n'ibisanzwe, kandi subscribe, like na share, ubundi tujye dukomeza tubagezeho amakuru y'imyidagaduro utasanga ahandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'abatinde rero reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye aya mashusho y'uyu mugeni ndetse n'umusore we, ni ukuvuga ngo umugeni w'umugabo wabyinaga mu buryo budasanzwe, bituma abakoresha izi mbuga nkoranyambaga bacika ururondogoro. Mu mashusho yakwirakwiye cyane kuri Twitter, uyu mukwe n'umugeni we bagaragara babyina indirimbo Queen of Sheba y'umuhanzi Meddy, ariko we yirekuye cyane mu buryo budasanzwe. Mu busanzwe uyu mugabo yitwa Bizumuremyi Strato, uzwi ku izina rya Bwenge, akaba atuye ahazwi nko mu Gashingiro ho mu mujyi wa Musanze. Yari yakoze ubukwe na Niyonsenga Jacqueline, basanzwe bafitanye abana batatu. Aba bombi mu kiganiro bagiranye n'itangazamakuru nyuma y'ubukwe bagarutse ku bihe by'ingenzi byaranze buriya bukwe bwabo, kugeza ku mbyino yatumye babibyatwa ku mbuga nkoranyambaga bakamenyekana cyane uyu mugabo. Uyu mugabo nyine Bizumuremyi yabajijwe uko yisanze abyina muri buriya buryo, nawe avuga ko atazi uko byaje. Ati twaraye mu muhuro twitegura ubukwe bw'ejo, twaryamye hafi mu masaa 10 z'igitondo. Urumva byari ukwihengeka. Ku munsi ukurikira ngo yabyutse saa 3 z'igitondo, ibyatumye we n'abasore bari bamugaragiye batabona umwanya wo gusubiramo indirimbo bari bubyine. Yavuze ko bakiva gusezerana kuri Katedrali ya Ruhengeri bahise bajya kwifotoreza ahazwi nko kuri Kasike mu mujyi wa Musanze, bahava berekeza ahazwi nka Riverside aho biyakiriye. Yakomeje agira ati tukiva mu modoka tujya mu gisharagati, ntabwo twari pese nyine imbyino tugomba kubyina. Tukiva mu modoka abasore batangiye kujya ku murongo, noneho umwe arambwira ati ko tutigeze twitegura indirimbo turi bubyine, turinjira dute? Icyo gihe ngo umwe mu basore yavuze ko buri wese n'inkumi bari kumwe babyina indirimbo uko babyumva. Bizumuremyi rero yavuze ko hari abamushinje kuba yari yanyoye agasembuye, gusa we avuga ko nta n'amazi yari yigeze asomaho. Ati twagiye dutambuka tubyina gake gake, hanyuma indirimbo ya mbere ivaho. N'abantu bavuga ngo nari nanyoye akantu, ntako nari nashyizemo, noneho ibibabaje cyane nabatse nta mazi yo kunywa, barambwira ngo ntajya kwihagarika kandi nta mugeni usohoka mu gisharagati. Ubwo hagiyemo iriya ndirimbo ya kabiri Queen of Sheba, abasore bandi bari imbere mbona kuko batangiye kubyina bya bindi bari bavuganye. Njyewe rero nagize ngo gahunda bari baduhaye niyo batangiye gukurikiza, kuko dutangiye kureba aho tugomba kwicara. Ndavuga ni nanjye rero icyo ngomba gukora, nanjye reka mbyine ibyanjye. Sasa ni kuriya nibyiniye, aseka cyane, nikubitiye kariya gusa ibyago byanjye, haje umuntu aravuga have. Bizumuremyi yavuze ko yaretse kubyina ingoga akabyina uko bisanzwe, nyuma y'uko umwe mu bo bari kumwe amuri urwara akamubwira ko ntabwo ari kuriya babyina. Yavuze ko bakigera no mu byicaro yabishwaniye n'umubyeyi we w'abatisimu, undi akamusubiza ko nta gikuba cyacitse. Ati naramubwiye ni ibi bisharagati bubatse hano ntabwo tuzongera kubibona, n'iriya myenda umudamu yambaye ntabwo azongera kuyambara.
niba nabyinnye mu mbabarire, nawe ati oya ntuzongere. Uyu mugabo yavuze ko nta gisebo kiri mu kuba yarabyiniye umudamu we, ngo kuko hari nubwo umuntu ajya mu kabari yamara guhaga akabyinira n'abamwitayeho. Niyonsenga wari wakoze ubukwe na Bizumuremyi yavuze ko nawe yabyinnye gusa umugabo we akamusumbya kwirekura cyane. Yavuze ko cyakora cyo umugabo we yamutunguye. Ngira ngo murabyumvira neza uko byagenze. Uyu mugabo yasobanuye ibyabaye uko byagenze kugira ngo abyine kuri uriya rwego rwatumye ahantu hose akavideo batangira kugasharinga bibaza icyatumye uyu mugabo abyina ku rwego, ndetse nk'uko mwabibonye byaje kurangira umwe mu bari bahari aje kumubwira ati ihangane rwose have urekere kubyina gutyo, aza kubihagarika. Yaje rero kugira ibyo atangaza n'uwo mu karere ka Musanze. Ngira ngo murabyumvira neza, ni Pilot Rwanda ubagezaho amakuru menshi. Mu kanya ndaza mbagezaho n'andi makuru arabagezweho. Ndabakura cyane. Bless up. Terima kasih.